Hello guys, nawe ibintu jya ubibona bana banjye urabona ko ifoto ya Yesu iri kuvuga. Ntabwo ari Yesu wigeze uza mu Rwanda ngo avuge maze abaturage bamufotora, cyangwa se ngo abaturage bajye mu ijoro aho Yesu ari bamufotora ari kuvuga, ahubwo na application imwe bakoresheje. Iki ni igice cya mbere cya Face Dream. Aha kandi ngiye kukwereka uburyo ki wafata ifoto iyo ari yo yose ukabasha kuyivugisha ukoresheje application bita Face Dream. Face Dream, iki ni igice cya mbere cyayo. Ukore subscribe kugira ngo ibindi bice bya Face Dream byinshi bigiye bitandukanye tuzabagezaho bitazagucika. Guys, reka dutangire. Kanda subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo video zacu z'ubwenge uzajye uzibonera ku gihe. Twagiye, reka dutangire. Guys, nk'ibisanzwe uzaza muri Play Store yawe. Nugeramo hano hasi muri search uzandikamo Face Dream. Face Dream gutya, Face Dream gutya. Nurangiza ukande hano handitse search, searching. Urabona ko guys, wowe nugera hano uzabanza uyestare, ariko ngewe urabona ko guys irestaye ngiyi ukuntu imeze, ifite shape imeze utya. Guys, ntuzibeshye, ifite shape imeze utya neza gutya ubiruzi. Nurangiza kuyestara uzakanda hano kuri open, uyifungure. Ni gutya imeze guys, ntuzibeshye. Nurangiza icyo uzakora, twebwe tugiye gufata ifoto tuyivugisha. Aho kizakora uzaza hano kuri Pet Lip Sync. Nurangiza uzakoraho. Guys, urabona bahise bakugeza ahantu hameze utya. Wowe icyo uzakora uzahita uza hano ahangaha kuri Try Now. Nurangiza uhakore. Guys, urabona ko iyi ni ifoto twari twasizemo, ariko wowe icyo uzakora uzahita uza ahangaha handitse Pet. Nuhagera uzakora. Nuhagera uzaza mu mafoto yawe. Guys, uzashaka ifoto ushaka kuvugisha. Dushaka kuvugisha ifoto ya Yesu, katuyishake. Urabona guys, ifoto ya Yesu ngiyi. Ushatse wahitamo iyo ari yo yose ushaka, ariko reka dukoresha iyi. Nurangiza uzayikoraho, uhituza ukande hano handitse confirm. Ugiye kuyijyanamo neza ku buryo urayivugisha. Guys, nurabona ko ifoto yacu yamaze kugeramo. Icyo uzakora, ubwo ugiye kongeramo ijwi iravuga ibyo iravuga. Nurangiza uzaza ukande kwa aka kantu kameze nk'akabike add script to continue. Nurangiza ugakoreho. Guys, urabona bahise bakohereza ahantu hameze utya. Aha hambere ushobora kuza kwandikamo text, ifoto ikaribuze kuyisubiramo iyisoma. Hano ushobora kuza ugasacinga indirimbo ushaka ko iza kuririmba. Aho ni aha kabiri. Aha gatatu ushobora kuza ukimportinga cyangwa se ugakura ikintu ushaka ko iza kuvuga muri file yawe. Ubwo bisaba kuba warakirikodinze, cyangwa se hano noneho ukarikodinga ako kanya ibyo ushaka ko iyo foto iri buze kuvuga. Reka twegere rero tujye hano kuri record. Ahangaha kuri record, kugira ngo twebwe ibyo igiye kuvuga twebwe tubanze tubyirikodinge, tuyitegeke ibyo iravuga none aka kanya. Nangiza uzakanda. Urabona bahise bakohereza ahantu ngo click to start. Nukirika uraba utangiye kurikodinga. Reka dukirikeho noneho turikodinga. Guys, urabona ko bari kutubwira ngo continue start now recording. Sure.
uzaza kuri continue, nurangiza wongere ukande hano kuri ahangaha tap to continue. Guys, iyo urangije uhita ukanda hagati, washaka kumva ibyo warekodinze ukaza hano ukabyumva, washaka gukomeza kurikodinga ukaza ugakanda aha, washaka gusiba noneho ibyo warekodinze ushaka kurikodinga ibindi ukaza ukanda kuri ahangaha kantu ka delete. Nurangiza icyo uzakora wowe wamaze kubyumva gutya, ushobora kubyumva. Bana banjye ndabakunda cyane kandi n'Imana turi kumwe mu ijuru irabakunda, muzajye mukora neza tuzabahemba kandi Imana ijye ibaha imigisha. Ndabakunda cyane. Numara kubyumva uzahita uza hano handitse confirm, nurangiza uhakande, uzategerezaho. Guys, urabona bahise baguha ya record yawe iri hano, urayibona ngiyi. Noneho icyo uzakora uzahita uza hano kuri animate. Noneho ngo tugiye gutuma noneho ibisubiramo. Guys, uzaza kandi hano kuri animate, bahise baguha noneho face mask. Ngo ni ugufata amaso ye y'iyi foto ukayashyira hano kuri tuno tuntu, noneho umunwa ukawushyira hano kugira ngo baze kubyerekana iri kuvuga neza. Naho uzazuminga gutya ku buryo neza umunwa ujya ahantu n'amaso akajya ahayo. Guys, urabona ko tumaze kubishyiramo. Nurangiza uzaza hano kuri confirm. Guys, nujya kuri confirm uzakanda utegereze. Guys, urabona ko batubwiye ngo uploading photo, urabona igeze kuri 0, igeze kuri 6. Turategereza igere ku 100 video yacu iyi updating. Nibutsa gukora subscribe kuri Facetime part 1 kugira ngo part 2 na part 3 zose zizaza zitandukanye. Iyi Facetime ifite ibice byinshi kugira ngo bitazagucika, umunsi kundi tuzajya tugenda tubibaheraho. Guys, uzategereza. Guys. Ibice bindi bya Facetime tuzajya tugenda tubibaha umunsi kundi. Kandi subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo ibyo bice byose bitazagucika ugahomba video nk'izi z'ubwenge. Guys, urabona ko iri kwihuta cyane rwose. Nuko guys imaze kugeramo, reka tuyiplaying. Iyi wayibonye kandi n'Imana turi kumwe mu ijuru irabakunda, muzajye mukora neza tuzabahemba kandi Imana ijye ibaha imigisha. Ndabakunda cyane. Guys, urabona ko ifoto yacu iri kuvuga. Noneho icyo uzakora kugira ngo, urabona ko haracyarimo inorogo ya Dream Face kandi ntago yavamo utarajya kuri InShoot. Icyo uzakora uzahita uza hano ahangaha handitse kano karongo, ugiye kuyidownloadinga ijye kuri file yawe. Uzakandaho kuri kano kantu ko kudownloadinga. Bari kutubwira ngo dutange stars ariko reka tubyirengagize. Nako guys, reka tujye kureba muri file ko ya foto yacu yagezemo. Zaza muri file yawe n'ubundi nk'ibisanzwe, urebe ko noneho ya foto yacu iri kuvuga yagezemo nka video. Guys, urabona ko kuri video zacu ni ya mbere. Guys, ngiyi ya foto yacu iri kuvuga. Kati playing turebe. Bana banjye
urabona ko ya foto iri kuvuga ni video, ariko urabona ko hakirimo ino logo ya Dream Face. Noneho we kugira ngo uyikuremo ahangaha uzagaruka usubira inyuma, uzaza muri application yawe, uri application ya InShot utayifite uzajya muri Play Store uzandika InShot gutya neza bimeze, nurangiza uzahita ibona ifite symbol imeze utya, nurangiza uzayikoraho. Tugiye gukuramo watermark ya Dream Face, nurangiza uzaza hano guys kuri video, nurangiza uzakoraho uze hano kuri add new, nurangiza ukoreho uhita ujya hano handitse video. Ahangaha ugiye kureba ya video kugira ngo uyikureho watermark ya Dream Face. Nurangiza guys uzakoraho, guys urabona ko ya video yacu ni iyi ngiyi, kizakora uzayikandaho uhita uzukandi hano kuri kano gateleviziyo. Guys urabona ko video yacu yagezemo. Nurangiza wowe icyo uzakora uzaza hano ubanza ukuremo kano watermark ka InShot kugira nako kaviremo icyarimwe. Nurangiza uzagakora witwanda hano kuri free move ahangaha, numara gukanda uzategereza kabanze kavemo. Nikamara kuvamo uzahita uza hano handitse bitewe naho ushaka gushyira video yawe, uzaza hano kuri canvas. Aha guys uzaza kuri canvas, noneho urabona ko twe dushaka kuyishyira, reka tuyishyire wenda se nko kuri TikTok, ariho tuza ushaka kuyishyira. Nurangiza uze ushaka ko kano kantu ka Dream Face kavamo, kano ka watermark. Nurangiza uzafata kano kantu aka ugascrolling ukajyana iburyo. Nuko guys Dream Face iri kugenda yishamo gake gake. Urabona ko guys ya Dream Face yacu nayikirimo. Nurangiza ukande hano kuri kano kavi, numara kugakandaho nuko guys ifoto yacu noneho iri kuvuga neza, Dream Face nayikirimo. Nurangiza icyo uzakora uzahita uza hano kuri export, nurangiza exporting nanone kuri export, utegereze ibanze igere muri phone yacu. Urabona hano bari kwamamaza, uzahita ukanda hano hejuru kugira bihagarare. Guys urabona ko bari kwamamaza, urabona ko video yacu igeze kuri 70 kadutegereze ibanze igereho, katujye muri file noneho turebe ya video yacu ko nta cyasha igifite cya Face Dream. Uzaza n'ubundi uze muri ahangaha iyi video. Urabona ko guys ya foto yacu noneho nago ikirimo Dream Face. Ndabakunda cyane rero mukomeze gukora subscribe kugira ngo mutazacikwa n'ibindi bice bya Dream Face biri inyuma.